Hello family and friends, twizere ko mumeze neza, tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Dukomeje gushimira support mukomeza kuduha mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma I wanna give a special shout out to my friends who speak Spanish and English. ¿Qué onda we? ¿Qué onda my Spanish speakers? And for English speakers, they've been asking me to add caption. I'm working on that. I hope I'll have that soon so you guys can be able to enjoy and contribute on my videos. Hanyuma rero twakomeje, ntabwo ndi bubatindire, inkuru nahawe ni ngufi cyane, ndagerageza kuyikoresha umwanya muto, ndakoresha umwanya muto ushoboka, ndaba nabibabwiye, kandi ni inkuru itangaje actually nanjye yatekinze yantwaye energy nyinshi kugira ngo mbashe kumva no kubivuga. Rero tuzi kubana. Hanyuma rero inkuru ufite uyu munsi nahawe umupapa utuye muri Amerika. Yambwiye ati nashakanye n'umugore wanjye dukundanye, bimeze neza, ibintu ari mama wararaye. Hanyuma tuza kugira amahirwe kuza hanze, turabyara umwana wacu w'imfura, umwana wacu ari mutoya, tugira amahirwe kuza hanze, tuza umwana wacu ari mutoya. Tumaze kugera ahangaha dushaka gutangira gukora, nange murabizi ati gukora ahangaha ni rwaserera, n'umwana, ishuri, byageze nk'umwana atangira ishuri, natwe gukora schedule, usigarana umwana, biragenda biba birebire. Kugira ngo ubone n'umuntu ugusigaranira umwana ntawe wabona, keretse ugiye gutangira kwishyura amafaranga yo gushaka abakurerera. Abantu bangaba bose baba bari busy barimo barashakisha uburyo bari bubashe kujya ku kazi nabo bagatunganya gahunda zabo. Ati ubwo rero busy yabaye nyinshi, turabwirana ati twe turetse kubyara undi mwana, tubanze dukore uyu nguyu, tubane n'uyu nguyu, turere uyu nguyu, nitumara kubona byaratunganye, tumaze kubona amashifti ari atuje atwemerera ko twabyaramo abandi bana, tuzabona kubyara. Ati ariko twahagarikiye aho ngaho, turavuga ati twe tugumanye uyu nguyu, turebe ko twakora bigakunda dufite uyu nguyu umwe. Turahagarika dushaka akazi n'amashifti biza gukunda, twese turakora. Nyuma y'igihe kitari gitoya, umugore agirirwa amahirwe abona akazi keza. Ati umugore afite akazi keza pe, kuko amafaranga akoreraga ntabwo twajya tugira konti ebyiri kuva twagera hano. Konti ni imwe, amafaranga y'umugore yazanaga yose agashyira kuri konti yacu, tukayajera nk'uko bikwiye, tukishyura amabili, tugakora ibikenewe, nyine amafaranga yacu ari amwe. Hanyuma rero uyu mugore wanjye yabonye akazi ko muri office, sometimes agakorera home, ubundi agakora muri office, ubundi bakajya kuri field. Nyine yari afite akazi keza, akaba n'igihe agenda akamara iminsi 2. Ibyo byose yari afite akazi keza kandi yahembwaga amafaranga menshi kurusha yanjye. Atari ku mugore wanjye nta n'umunsi n'umwe yegeze ansuzugura, nta munsi umugore wanjye yegeze yumva ko agomba kushaka kujya hejuru yanjye kubera ko akorera amafaranga menshi kundusha. Twarubahanye muri ibyo bintu. Umugore wanjye rwose icyo kintu ndakimushimira ko ategeze anyereka yuko agomba kunsuzugura kuko andusha amafaranga. Hanyuma rero team yakoragamo bari abantu b'abazungu. Umugore wanjye ni wiraburaga wenyine muri team yabo yose. Noneho bagakundirana cyane, bagasohoka. Umuntu umwe bagize anniversaire, umugabo bagiye kuri birthday dinner, umuntu umwe yaba ikintu cyabaye mbega bose bagakorera hamwe, bakagira ama trip y'akazi, bakajyana bagasohoka. Ati ni bande bagiye kuri piscine, nibo bagiye guswiminga, ni bande bagiye ahantu hose hashoboka, babaga bagiye kandi bakagenda za whole team. Kandi noneho ikintu cyampaga umutekano, bazaga no mu rugo bagateka bakarya, bakumva ukuntu ubugari buryoha. Ati bumvaga bakumbuye ikintu cyitwa gutya, ikintu cya gutya, bakumva bakumbuye ikintu cyitwa kumanyura cyangwa se gukata ubugari. Kaza iwanjye tukabatekera bakarya, bakenjoyinga, bagataha. Noneho biza kugera aho ngaho, njye n'umugore turavuga ati akazi byarakunze, twese turakora ibintu bimeze neza, ubu rero tugomba gushaka uburyo tubyara undi mwana. Kuko twari twarifungishije, kuko ntabwo icyo gihe twari turi tayari yo kubyara. Ati processes zitwara igihe kugira ngo bitungane, umuntu yongera asabe bigende neza nk'uko abishakaga. Hanyuma rero ati ubwo ngubwo byamaze kugenda gutyo, dutangira kugerageza ngo turebe ko twasama. Ariko niko umugore akomeza gukora ama trip yabo, niko nyine ibintu by'akazi byabo, nyine ubuzima bukomeje. Hanyuma rero byaje kugera aho ngaho, umugore arasama. Umugore indigejeje amezi 4. Umugore wanjye indigejeje amezi 4, bamutegurira gender reveal. Gender reveal ubundi mu yandi magambo ni igihe cyo kureba cyangwa se cyo gutangariza abantu umwana uzabyara niba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Ibyo rero byarabaye, birangije kuba
ati byanabaye ibintu byiza cyane kuri njyewe kuko ntabwo nari nzi ko umugore wanjye atwite umuhungu, kuko umwana wanjye w'imfura ari umukobwa, nari mbonye hungu na kobwa, of course what would you do? Ati ndishima cyane ndanezerwa, numva merewe neza kuko nari ngira umugisha mbonye hungu kandi mbonye na kobwa, ndabiserebura ndabyishimira, numva mbaye strong. Rero mu gutwita k'umugore, umugore ntabwo yageze agira complication ngo arware ngo agire umugore wanjye yarakoze akorana inda kugeza igihe cyo kubyara cyegereje, nibwo yafashe leave yicara mu rugo. Rero tumaze kugumana mu rugo byagenze biti, nageze igihe cyo kubyara, numvaga mbishaka, abagabo bahanga bose bari barampahamuye bati uri tayari, ibintu byose niwe ubyikorera, niwe ujyana n'umugore ku gise, niwe ubana n'umugore kugeza abyaye, muri kumwe muri room, bakambwira uburyo ari experience nyine iteye ubwoba, ariko numva ndabishaka, numvaga nanjye nshaka experiencinga ukuntu umwana avuka, haba mu buzima bw'umugore wanjye n'umwana wanjye, numvaga ari inshingano zanjye cyane. Rero ko nawe mfite n'umuntu uri bungireyo, umwana wanjye w'imfura yasigaye ku baturanyi b'inshuti zacu, njyana n'umugore tujya kubyara. Tugezeyo umugore amara umunsi wose atari yabyara. Hanyuma rero kubw'amahirwe ngiye kubona mbona abazungu baje birukanka ngo igihe cyo kubyara kirageze, turi muri room. Ese igihe cyo kubyara kirageze mubimenye muti? Ati turi kubibona kuko umugore waramuterwa rushinge rutuma atababara, nta kintu arimo arumva. Baraza tugata igihe cyageze, bo babibonye nyine igihe cyageze. Okay, baraje ati baza ari benshi, room yose yuzura abazungu, baraza n'amataburiya ya dogiteri, barambika dogiteri n'abanasi buzuyemo aho. Mugiye kumubaga se? Bati hoya, tugiye kugerageza turebe ko abyara neza, kuko turabona afite amahirwe yo kubyara neza. Ati mwibaza mutima se umuntu agiye kubyara neza room yuzura abadogiteri n'abanasi? Ibyo ntabyo nari nzi, ariko birangije bigenda gutyo nyine, tubikora njye nabibonye. Barangije kuza, umugore wanjye batangira gahunda zo kumubyaza. Ati nta mwanya muto washize umugore yahise abyara. Arangije kubyara rero mw'abantu mwe, ati nagize shock ikomeye ntashobora kubabwira. Nagiye kubona mbona hasohotse umwana w'umuzungu. Umwana w'umuzungu, nimvuga umwana w'umuzungu imisatsi ntayo afite, ari uruhara, mbona ibintu byose bitukura. Ati navuga se munagenze kera kubusa, ati none ubu ngubu ndaje mbone. Njye ntangiye kubyara umuzungu n'ukuntu iwacu ari babikara babandi barukara. Ati nta muntu w'inzobe iwacu tugira n'umwe, twese turirabura, turi abantu birabura cyane, ibikara bya cyane. Se none tugeze kubyara abazungu nk'uko abyaramo, bino byitwa iki? Ati umugore wanjye ufite nk'akayo batukura, nawe ntafite inzobe yo kubyara umuzungu. Numva birancanze, mu masegonda umwana avutse, mate natekereje ibintu ntashobora kuba nabara ngo birangana iki. Ubwo ndangije umwana bahita bamushyira ku ruhande, tangiye kumutegura, bamukoramo bya bintu byose nyine, bamuhanagura ibyo byose aho hirya, atari ku jisho ryanjye rikakomeza rigatumbiraho, ndebe se ndi kubona neza ibintu ni sawa, nabyaye umuzungu. Nuko rero ati ndakomeza numva bintwaye umwanya, atari ko dogiteri agiye gusohoka mpita mukurikira. Namwe se dogiteri, umwana wacu twabyaye afite uburwayi bw'uruhu, umwana yaba ari nyamweru? Dogiteri arambwira ati umwana we ni muzima, nta kibazo cy'uruhu afite, nabonye uri umwana uri mix, ariko niba ufite concern twazacekinga. Ubu ngubu nako aribwo akivuka, twazacekinga tukareba ko uruhu rwiwe rwaba rufite ikibazo. As of now nta gipimo na kimwe turafata, so we still have to do that. Niba mwumva mushaka gukonfirima, ati kandi baraza kumukorera ibipimo byose, ntimugire ikibazo. Cyagiye mbere ko muva aha ngaha turaba twamenye ko umwana ibintu byose ari sawa, atari ko based on what I see umwana ari normal. Ati se ntabwo mwabye expectingaga ko umwana wanyu aza ameze kuriya? Undi ati hoya, atari ko nta kibazo, ati never mind. Ati dogiteri mbana abaye nk'ucanganyije, atari ko ntihagire ikindi kintu asubiza. Arambwira ati if you have any other question let me know. Atabaragiye wa mwana wacu, nsubiye mu cyumba, ngezeyo nsanga wa mwana bamaze kumutunganya, bamushyize mu gatanda hafi aho ngaho imbere ya mama we, ngo mama we ngo banze ngo murebe, ngo barimo bashaka gukora ngo ibintu nyine byo gukora skin to skin, bafata umwana akamugushyiraho ukamwumva nyine, umwana kumva ubushyuhe bw'igituza cya nyina, nyina nta mwenda yambaye n'umwana nta mwenda yambaye. Ati nibyo barimo barakora. Ati ku mubiri wa madamu, ati ni umuzungu, umugore wanjye yarabaye kirabura, utamenya ibijya mbere. Ati nanjye nabwo none se madamu umeze neza? Undi ati atariko nkabona yakubiswe, nkabona imbaraga ntazo, nkabona morale yashize, atariko yaramaze kubyara, of course yarananiwe. Atariko kandi nanjye nkabwira ibintu bibaye bibyo byitwa iki, nuko numva biranyobeye. Ndangije ndavuga nti okay,
mu gihe ari uko byagenze ngomba kubibaza uno mugore atari ko reka ndindire tuve hano kwa muganga, ati abantu bose batugemura igikoma munambabarire nta n'umwe nigeze nemerera ko aza, nababwiraga nti ntabwo twemerewe gusurwa ubu ngubu ntabwo turamererwa neza, bakazana ibintu bagemuye nkabifatira hasi nkabizamura hejuru ntibazi, kubera ko numvaga mfite ihungabana muri njye, numva ntari n'aba stable. Ati ntitwatinze ko umugore yabyaye neza, twasibye kabiri turataha. Tugeze mu rugo mbwira umugore ntukambwiza ukuri, yewe ko wirabura ukabona uruhu rwanjye ukabuze ko wacu nta nzobe yahavuye, nkaba nzi ko iwanyu musanzwe muri abantu bafite inzobe iringaniye nta nzobe ihari irenze, twabyaye umwana muzungu gute? Ati umugore arambwira ati nabuze amahoro, turakoze kuba ubimbwiye, ati Imana iguhe umugisha, ati mbabarira nkubwire, mbabarira ngo usabe ikintu, uti mbabarira narakoshe, ati narakosheje ikintu cyambayeho ntabwo naragiteguye, ati gusa nabonanye n'umuzungu rimwe, umuzungu dukorana aramubwira muri bandi bazaga mu rugo, ati inshuro imwe, ati kandi ntabwo ni muri cya gihe twari turimo tugerageza ngo turebe ko bikunda ko dusama, ati ntabwo namenye ukuntu byagenze, sinamenye niba yarananteye n'inda, ati iyo mbimenya mba narabihevinze ibintu bitandukanye muri process yo gutwita, ati mu gihe cyo gutwita wonyine nari meze nk'umuntu uzi ko mfite ikibazo, ati njye nari nzi ko inda ntwite ari iyawe, ati mbabarira nsabye imbabazi, urabizi ko ati nta na rimwe byari byambaho, ati ni ubwa mbere nanjye bibimbaye, ati ngiyo nkuru yanjye mfite, uyu mugore ndagira nti rero si uyu mugore uyu mwana ejo n'ejo bundi wa mugabo w'abazungu bo bazatangira bazi mu rugo, nahagera asanga umwana ni umuzungu, narangiza kuhagera amwitegereza avuga ati uyu nguyu we yabyaye umuzungu, ati yibuke n'igihe babonaniye amenye ko umwana ari uwe, umwana munkureho. Ikindi umwana wanjye nawe ntanyoroheye, ati uyu mwana wanjye w'imyaka 5 antwaye nabi, ati arimo arifata akabaraje, ati papa, ati ndashaka kureba brother wanjye, ngwino urebe, ati yagera agatambwa atari ku mana yanjye, atari ku bebe wacu, asa na bebe wo kwa Bashtan, uwo Bashtan avuga ni umushuti wabo baturanye baheruka kubyara, atari gutavuga ngo bebe ngo wagira ngo ni bebe wo kwa Bashtan, kanaze ngo ati nkata numva ndakomeretse, ngo n'umwana wanjye, umwana w'imyaka 5 amaze kubona ko umwana atari uwanjye, ati yashaka agatambwira ngo ibana singo the baby, ngwino ngwino murebe, ngo this baby is so white, ngo oh my god, this baby is so white, yavutse nta misatsi, ati mwumva ibyo ngibyo birampumurije, ati ariko naho itari n'umutwe w'umwana n'umweru, umwana rwose ntago wagerera, umwana nyine ni inzobe nyine, n'umuzungu nyine ntago wabishidikanya, kugeza umwana w'imyaka 5 abona ko arimo difference, urumva ukuntu bimeze, ati n'amaso ibintu byose utubona ko umwana atari umuzungu atari umwirabura. None se uyu mwana ejo n'ejo bundi sazaza ambwiye ngo arashaka umwana we, ikindi uyu mwana wanjye mukuru azansaba ukuri mu minsi iri imbere miki, azambwira musobanurire, umwana wanjye nyiri bwite uyu muhungu nabyaye azakora mbwira ati wo mbyara gute uri umwirabura na mama yirabura mukambyara ndi umuzungu, ati ibyo bintu byanyobeye, ubu ngubu ndaho ngaho sinzi kumenya icyo gukora, umugore nta mutima mubi, ntago tubwirana nabi, atari ko ibyo bintu ni ibintu birangaho ntazi ukuntu nababwira, ati unacanganya ikigo ngayo nguko, sinababwiye ngo inkuru yarigoye, inkuru nari mfite niyo ngiyo. None ubwo ngubwo rero igitekerezo wumva ufite, ikintu wumva washaringa, icyo wumva wavuga, comment is there for you, ushobora kunyandikira inbox, ushobora kwandika muri comment uko wumva ushaka ku exposinga igitekerezo cyawe, waduhamagara, watwandikira, wakomentinga, byose murabyemerewe. Ngaho rero ngaho tugiye n'umuvandimwe inama bigende bite, cyangwa se niba nta nama ufite kumugira wizemo iki, ikosa rimwe ryonyine ushobora gukora rimwe ryonyine rikakubyarira ikintu cy'igihe kirekire, ikosa rimwe rishobora kukubyarira ikintu cy'igihe kirekire. Twirinde gukora amakosa, twirinde guhemuka, twirinde gucana inyuma, dukomeze tugerageze gusigasira imiryango, kandi nanone twirinde gukora amakosa, kuko ikosa rimwe rishobora kukubyarira ikintu kirekire. Ngayo nguko rero inkuru yanjye ari iyo ngiyo, mukomeze mugire umunsi mwiza, turabakunda, ntimwibagirwe gusubscribinga guys, kanda kuri subscribe, urikinge, usharinge, ukomentinge n'ibitekerezo, ibitekerezo by'uburyo dushobora kwagura bino, uburyo bwiza twabikoramo, ikintu cyose wumva wakora cyo kugira ngo kidusupport,inge twebwe turi open. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza, turabakunda, bye bye, see you next time.